Muraho neza, ndabasuhuje. Ibya Emeline byafashe indi ntera. Ni nyuma y'uko nyakubahwa perezida wa repubulika nawe abikomojeho bari mu masengesho yo gusengera igihugu cyacu cy'u Rwanda. Akimara kubikomozaho, RIB nayo yakomeje iperereza ryimbitse ngo imenye koko ibi bintu Emeline akora niba abikora wenyine cyangwa afite abandi bafatanya. Ibi iperereza ryaje kuvumbura ko Emeline afite abandi bantu bakorana, bashinze gurupe ya WhatsApp banyuzaho izi video z'urukozasoni. Emeline akimara gusohora ziriya video harimo kwijombesha icupa cyangwa se arimo gufata icupa arishira mu myanya y'ibanga. RIB nayo ntago yicaye, yakoze iperereza. Tubazaniye dosiye yose y'aba bantu 7 batawe muri yombi bakorana na Emeline. Muhaye ikaze. Nyuma y'uko nyakubahwa perezida wa repubulika bikomojeho, RIB nayo ntabwo yicaye, yahise ifata Emeline ndetse n'abo bakoranaga babata muri yombi. Ubu ngubu Emeline na timu ye nyuma yo kubakorera operasiyo yo kubapima ngo barebe niba nta biyobyabwenge banywa, izo video basohora biyambika ubusa cyangwa se z'urukozasoni akaba ari ikindi kintu kibibatera nk'urwo rumogi. Gusa RIB mu gihe gikora iryo perereza hari abantu benshi bagiye bandika muri comment ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye bataba abantu ntago bakagombye gufungwa, ahubwo bakagombye kuganirizwa bakumvishwa buryo ki izi video zitakwiye gushirwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ibintu bari gukora atari byo, atariko ntago bakagombye guhita babata muri yombi. Ibyo ni ibintu abantu benshi bagiye batandukanye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga bari kugenda bavuga, ariko ibyo RIB yo ntago ibyitaho. Yahise bata muri yombi ngo ibakorewe iperereza inabifitiye. Nyuma y'uko nyakubahwa perezida wa repubulika bigarutseho ati abantu biyambika ubusa, ati no mu mutwe nta kintu kiba kirimo. Nyakubahwa perezida wa repubulika yatanze ubutumwa bukomeye cyane, ati abo bantu biyambika ubusa baba bari kutwereka iki twe tudafite. Guys, ibi bintu ntabwo biba byoroshye. Umunyarwandakazi nk'uyu nguyu Emeline uzwi kuri social media zigiye zitandukanye gufata vide akagishyira mu myanya y'ibanga ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Nayo mpamvu RIB nayo ikeka ko haba harimo akandi kantu, bashobora kuba bakora ziriya video banyoye ibiyobyabwenge, ariyo mpamvu barimo kubakorera operasiyo. Guys, ibi bintu ntago aba ari ibintu byiza cyane ku munyarwandakazi nk'uyu nguyu. Ni ibintu biba bikomeye cyane utapfa kwiyumvisha wowe ubwawe nk'umunyarwanda. Ni nyuma y'uko mu makuru ashize cyangwa se mu minsi ishize baba bari kubreakinga Miss Nyambo ko nawe yaba yabashije gukora ayo mahano, ariko ntago amakuru araba official neza. Bibaye byo Miss Nyambo nawe yaba yakoze amahano ateye ubwoba cyane n'ukuntu tumuzi, ago gaba ari amakosa menshi cyane yaba yabashije gukora. Reka twigarukire kuri Emeline ndetse n'iyi timu ye. Gusa RIB yo yakoze ibiperereza cyangwa se yafashe ibipimo, ntago iratangaza nimba aba bantu cyangwa se iyi groupe ya Emeline baba banwa ibiyobyabwenge akaba aribyo bituma bakora izi video bitwaje ibiyobyabwenge. Mu kanya gato gashize ubwo aba ngaba baba bari kuri station ya RIB Kimihurura, nta kintu RIB yari yagatangaje. Gusa uko byagenda kose baraza gutabwa muri yombi, banafungwa bakurikiranyweho
ibyaha bigera kuri 3. Icyaha cya mbere barakurikiranwaho icyaha cyo gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndetse no gufata ikiyobyabwenge. Ibyo ni ibyaha barimo gukurikiranwaho muri aka kanya. Ni ibyaha bitoroshe cyane gufata amafoto cyangwa se videwo z'urukozasoni ugashyira ku mbuga nkoranyambaga ndetse no gufata ikiyobyabwenge. Ibyo ni ibyaha biremereye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, murabizi. Haba ari amakosa by'umwihariko nk'igitsina gore, umunyarwandakazi w'urubyiruko nka Emeline n'abandi bakorana. Ni amakuru atari meza cyane, ni ibintu bitashimisha abantu muri rusange. Gusa ntabwo biba byoroshye. So guys, ndagushima twabanye muri breaking news igezweho muri aya masaha. Ukaba wakanze kwanda kuri buto subscribe. Iyo ni inkuru ikomeye cyane. Njye mwari kumwe na Pacifique, ugenda bagezaho breaking news ziba zigezwe ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ndagushimiye. Ciao ciao. Imana ibarinde.